Imana ishimwe twongeye kubasuhuza ubuntu n'amahoro biva ku Mana bitwarire mu mitima yanyu. Umugisha ukomeye cyane kwisanga aha. Hari wavuze ngo niba ngo hari impano umuntu ngo yaha undi cyangwa yaho wakunda ngo no kumuha akanya. Mwese twishimiye kubana namwe, abakozi b'Imana baraha, abakristo, ababyeyi baba mama, papa, umuntu wese murakwiriwe muri twe. Tubafite neza, ibibanza birabasagutse muri isanzuye mu mutima, mugubwe neza. Imana ibahereze umugisha. Itorero ryatwakiriye tubahaye ongera, mwarakoze cyane mushumba. Imana ibaha umugisha. Twagize umugisha muri iyi minsi, tumaze igihe turi kumwe na pasiteri. Amaze kuza iriya twagize gutya tubona aje kwifatikanya natwe, turamwakira. Pasiteri, Imana iguhezagire. Naza ntekereza ntese aha na hariya ni hehe umuntu aba ari cyane. Nsanga hose umuntu aba ahari, aho uvuga ngo ndi hariya cyane kandi ubwo ari aho. Nka birya bajya bavuga ngo turi kumwe mu mwuka, abantu bari hano. Ashobora kuba ari nk'amakuru y'abaporo, kubera ko umwuka ntuba hanze y'umubiri w'umuntu. Umubiri niwo nzu y'umwuka wera. Umwuka wasohotse umuntu ntaba gihari, kuko ngo umuntu ari niho abari. Ubwo rero twarakwakiriye, twarakwishimiye. Imana iguhezagire. Bishop, bakozi b'Imana baraha, muvandimwe Serugo uvuye kutuganirira, wakoze cyane, koze kabisa. Imana iguhezagire. Berukana akiri mutoya, avuga mutoya mu myaka, ariko akaririmba indirimbo z'icyongereza. Icyongereza twari tuzi, icyo twari twarize ku runundu kera, kidafashe. Akuyu wacu akaririmba icyongereza i Bujumbura, kiriya nicyo cyangwa nirementanya. Turashimira Imana yagufashije. Imana iguhezagire cyane. Agira ababyeyi beza. Ise n'umunyamahoro kabisa, ise n'umunyamahoro n'umugwaneza yayandi menshi. Imana iguhezagire cyane. Abantu twabanye i Bujumbura, Eric yari umuririmbyi. Umugore umwe yaravuze ngo niwanga urukwavu ngo ntukavuge ko rutazi kwiruka. Eric Revera yararirimbye kabisa, yararirimbye umunsi umwe mu nkambi, sinzi ko yagize gutya nk'amaboko, gitangaza kiraba kabisa. Imana iguhezagire Revera, n'abandi bose muri aha Yesu abagire neza. Twarabanye twese namwe hirya no hino, nabo twabanye umwanya mutoya birahagije. Nawe iwacu ruguru Minembwe, abashumba baraha, abapasiteri bacu, abasaza hariya, abakecuru baraha. Mwese uko mungana, Umwami Imana abahereza umugisha. Turaganira tudatinze bya cyane, kandi umwanya sinzi uko ungana. Dubanje gusoma mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 17. Abakolosayi igice cya 3 umurongo 17. Kandi icyo muzavuga cyose
n'ibyo muzakora muje mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo, kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora muje mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Mwami Imana nyirimbaraga n'amahoro, jambo ryawe tuteye ubwoba kurivuga, ntabwo twigeze tumenyerana mba, duhora duhindira agashitsi imbere yaryo tugatenguka, kuko birenze kumenywa n'umuntu. Twakubitiraho uko tubayeho, gutekereza kwanduye, gucurirana mu mitima, mu bwenge no mu nsariro, guhindahinda mu bwonko, nubura amaso nabona umugayo mfite kuri wowe, nabona ibinambitse ubusa, kibaza impamvu yotuma mpangara kuvuga wowe mwami. Ariko kandi imbabazi zawe nizo zituma tudapfa ngo dushireho, zahereye kera ziriho kandi zizahoraho. Abo bose batinyaga icyaha nk'urupfu bagukoreraga nk'abazutse. Mwami Imana utwezesha amaraso y'umukiza, weza akakanwa n'iminwa n'ururimi, udutunganirize kuvuga wowe mu izina rya Yesu umukiza, uhinduye ubusa ibyo umwanzi atekereza kuko imbabazi zawe ziri none niyo bidashira. Amen. Nijoro twaguwe neza kabisa, twaguwe neza, ariko na kumanywa ntitwaguwe nabi, naho twari tuguwe neza. Turavuga gatoya kandi ku ijwi rigufiya duhite turangiza. iyi si ibamo ampuru imwe gusa, iyo ampuru ni Yesu. Ibamo itabaza rimwe, iryo tabaza ni Yesu. Hirya yaho iryo tabaza rigeze umuco, ni mu mwijima wicura burindi, ni mu mwijima iwabo w'ikotaniro. Sinzi ko mwigeze kurunguruka mu gatabo bazabita ngo ni muri moyo wa mutu cyangwa umutima w'umuntu. Ureba umutima umunyabyaha, bwa mbere agahanga ke kaza gahita gapfunyarara, agacura umwijima wese uko yakabaye, agatakaza inshushu, amaso ye akaba imituku, akaribuka. Umutima we hakaboneka inyamaswa z'uburyo bwose, haba harimo imbwa, haba harimo ingurube,
ingurube kamvuga gato ku ngurube tambuka. Ingurube isobanura iki? Bibiliya iravuga ngo ibyabo ngo ndaho bitaniye n'ingurube yuhagiwe ngo igasubira mu condo. Iyo umuntu yihana icyaha ejo akagisubiramo, uwo si we kandi uwo si umwirabura kandi uwo si uyu, kuko ntako yogira ngo atsinde ingurube iba muri we, kandi ntako yoyigira, nta gitsure yoyireba ngo ayibuze gusubira mu condo. No kuvuga ngo ni ingurube iba muri uwo muntu, ni ingurube ikorera muri we, ngo yaruhagiwe ari kwisubira mu condo cyayo. Harimo byinshi. Ibyo byose igituma byabonye ubuturo no kumwijima wacuze muri uwo mutima. Mwijima uracura, mwijima uracura, igicucu cy'urupfu kibonaho kibandarara, ibyiringiro birashira, inzira zigana ku Mana ziracika. Umuntu asigara tazi niba ari uw'Imana niba ari uwa Satani, tamenye niba Imana izimwumva niba itazimwumva, tamenye niba yanditse mu gitabo cy'ubugingo cyangwa niba yanditse mu gitabo cy'urupfu. Nawe agasigara afata kaburi cyasingira, karangiza ntagira icyo abona, akagenda ntagira yaje, agahamagara tiyagira kimwitaba, agasenga tiyagira kimwumva. Yuda yaravuze ngo abameze batyo ngo bapfuye bahagaze, bapfuye bahagaze. Aravuga ngo ni ibiti bitagira amashami, ni ibiti by'inkokore, barabajije bararandura birashira, nta kintu. Bwana asifiwe. Uyu mwijima mu mutima, izi nyamaswa zabonye ubuturo, nta kindi cyozirukana. Titwogira louange kugeza ubwo aya mabati atubisa, kugeza ubwo n'abaryamye babyuka, kugeza ubwo n'abayobozi baza bagasabaho bohagarara basi ngo barebe ibyabaye mu tibyo kura mu uyu muco, uyu mwijima. Uyu mwijima uzukurwa mu muco, kandi uwo muco ni Yesu umwana w'Imana. Iyo yinjiye mu bugingo umuco witangaza uraba. Bibiliya iravuga ngo nibwo gukiranuka k'umukiranutsi, ngo kuzomera nk'umuseke utambitse, ngo kugeza amanywa y'ihangu. Umuseke utambitse weyuyeho umwijima, igitondo kikinjira mu mutima, ubugingo bugahinduka, bukakira ikintu kitogurwa, kitova hanze, kitoboneka, cyahishwa abanyabwenge, gihabwa abaswa. N'umuco w'Imana. Bwana asifiwe. Isi yahoze icuza umwijima mwinshi cyane. Uvuye muri Maraki, kare agapapuro kumweru kaba hagati ya Maraki na Matayo, kare kanditse ngo isezerano rusha. Kariya ni ikiyaya cy'umwijima, umuntu atohagarara hano ngo atere ibuye ngo ahurutse hakurya. Nta muntu wofata intwaro ngo arase na drone zogwa nzira n'indege n'ubwenge bw'abantu. Tibibaho. Ni ikiyaya cy'umwijima wicura burindi. Umwana w'umuntu amaze kugomera Imana, Imana iragoragoza umuntu arayinanira. Imana iragoragoza. Muri Yeremiya yaravuze ngo
yewe mwana w'umuntu kuki wagomye bingana gutyo kuki byibura urutwa n'inka ukarutwa n'ikoko aravuga ngo inka sikera kontinzi aravuga ngo inka ngwiza urwuri rwa nyirayo ngwiza yahuka ngo ni mugoroba bwiri gataha inkoko ngo ikiri gwitora ku nkike zitandukanye ngo ni mugoroba ikibwira urwi gataha ariko aravuga ngo umwana w'umuntu yararorongotanye we n'ikirara shamba ngo kuva yagenda ntarakagaruka yaragiye agenderanira ko nuko aroroma ntiyagaruka ngo agarepfa muri saa yaravuga ngo yaba Uwiteka Nyiringabo ngo ataradusigarije igice gito cyane cy'abarokotse ngo tuba twarabaye nk'abanya Sodoma ngo tukamera nk'abigomora. Haleluya! Iyabima itaradusigarije igice gito bavandi timuruzi iki kiburi tugira hamwe isi timuruzi na mavuta tuba twisiga hano hanze tukireba umuntu akabwira umudamu ngo namurebe abandi bakabwira abagabo ngo nibabafunga amatrete ukamanura ukitsa ukazamura ukarenza nuko hano hanze hari abagabo n'abagore bataragoheka baba mu gitaramo kumanywa na nijoro iyaba bo baracecetse Bibiri iravuga ngo iya ataba kubw'intore zima iyaba hatara abantu barara bataramye kumanywa na nijoro iyi sima mwarumvise agahorero kayo kaba karayibaye niba hari abantu bo guha agaciro n'abantu baza barara basenga abandi bicaye abandi baryana niba hari abantu bo guha agaciro niba hari abantu bo kubahwa n'abantu bahora bahagaze kumanywa na nijoro igituma turya tugahaga igituma tugura umupfuka w'umuceri tukawumara nuko hirya hari abantu basenga Imana nuko hirya hari abantu bari maso kandi abo mu maso y'abantu baragayitse mu maso y'abantu n'abanyagisuzuguriro mu maso y'abantu n'abanyagaciro gake Paulo yaravuze ngo basa n'abatamenyekana ariko ngo ni ibirangirire. Haleluya! Basa n'abatazwi ariko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Siyacuza umwijima cyane urarenga isi kumuzo mubona abantu muri isi bakora ibi byose bazabakora n'umwijima batwikiriye ibimuza mubona abantu bararamo birirwamo abantu bazerera ibimuza mubona abantu birirwa bakora ibi byikuzimu na Satani ibi nawe bozana habona ibyubamo ugahunga ugakomesha cyangwa ukiyahura cyangwa ugatinya cyangwa ukirubura handi cyangwa ukirwa handi impamvu zazituma bikubaho nuko ubuzima bwarengewe n'umwijima w'icura burindi abantu bararengerwa isi rabarengera baratsekamirwa n'umwijima Bwana sifiwe bantu b'Imana umwijima w'isi umwijima mukristo mwageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo cyari igihugu gicuza icuna hakurya no hakuno kiringaniye ngo nimwizirije ibwami yanyuraga ngo karakayira gato cyane k'ikigorogoro gato cyane ngo yabaragashingura ikirenge nagishinga ngo kuko kureba kwa maso ntacyo kwamumariye ngo kwatumye agenda none wahumirije ngo akazeberwa hashingura ikirenge nagishinga ngo akazayumva urwobo rw'igihe no muri umwasamiye ngo akumva icokere cyaro ngo yumva itsinda ry'abadayimoni rigenda kumusanganira ngo aravuga ngo ndagenda n'imbaraga z'Imana ngo dayimoni zigenza ikinyamugongo ngo asuhuza umutima ngo asanga intwaro zose yatabaranye mu bihe byose ngo ntayigifite ikimaze muri uwo mwana ngo azisubize inyuma arazirambika zose ngo afate indi imwe yitwa ngo n'uburyo bwose bwo gusenga aravuga ngo mwami Yesu ukae nami giza inakuya usiniache Mungu nakuomba Mungu wangu ntabara mana yanjye ngo akomeza kugenda muri uwo mubabaro ngo yumvaga hano hari uruhavu
umworera ngo haguyemo ibirangirire ibihumbi n'ibihumbagiza amakorali ndi yarunze abarevera niyo barunze indavanga zaweweke ngo niyo zari zirunze ngo yumva batakana umubabaro iyo mucorera ngo arabaza ngo esaba byagenze bite ngo baramubwira ngo barabagenzi kawe bajaga ibwana ngo kandi bamwe muri bo ngo bakurushije kugarukira kure cyane ariko ngo bananiwe kwirinda mu bintu bibiri ngo mu byo bavuga n'ibyo bakora ngo barakonyagurika bahindukira babakurikira kabarore haleluya aravuga ngo ntibazahambwa ngo kugeza ku munsi w'imperuka tuzaje tubanyuraho tureba aho bananiriwe naho bacogoreye tubwire Imana ngo dutabare mwami Imana udutabare mwami Imana yaje aha ngo hari uruhavu hari isayo iyo sayo yaravuze ngo umwami Dawidi yigeze kuyigwamo wa munsi wa Batisheba ngo nubwo Dawidi yari kugira ubugingo nk'ubwo abantu igihumbi ngo ntiyari kwisayura ngo Imana itamwibuka kubw'imbabazi zayo bavandi muzamugira ngo ubusamanye nukurira muri roge muzamugira ngo ubusamanye nuko abantu binjira muri aya mazi y'amara yahango basambanye oya ubusambanye nukwinjira mu isayo nisayo bavandi nisayo izifata umuntu igafata umuntu akikunguza akarira akaboroga umugabo umwe yavuye guheta aragaruka ararira arirega ikinyira kiraza aratoka muntabara ndapfuye nyuma y'iminota 120 nyuma y'amasaha 2 yarasubiyeyo nukuberiki nisayo nimbaraga n'ubwami n'ingabo Bibiri iravuga ngo umunyamaboko w'intwari ngo yarinze ibintu bije bibamaho uyu munyamaboko w'intwari ni Satani iyarinze imboheze haleluya iyarinze imboheze azazifungirana agashira ifunguro agagara ku muryango Satani bakaza baririmbira ikorariyo bagasorera amakaseti bakabwiriza iyo bakishurira minervario tariyo bakingirana mwijima w'icuraburi yaravuze ngo ageze ahantu yumva biranze ngo atakambira Imana yaravuze ngo ashimwe Imana yaremye Kirimiya na Oriono ngo niyo yahinduye igicucu cy'urupfu kuba igitondo cy'ubugingo ngo umuseke wayo waramutabaye mu bihe atatekerezaga ngo byatumye ahindukira kureba kaga yari yanyuzemo ngo suko yendaga gusubirayo ngo kwari kugira ngo arebe ivy'Imana yamukijije habona ngo abyitege yaravuga ngo koko byari byo kunica kabisa haleluya byari byo kunjana kabisa ngo aravuga ngo yatawe imbabazi z'Imana mana ya biriya nivyo nyuze mu mwana biriya nivyo nyuze mu bavandi aya maso ndiyobona aya matwi ndiyobona ariko izinzira tuza tunyuramo iyi mihanda n'aya maferuje ibi muzamubona kuri rompe ngo aramatara uwo bayishurira kuri umuco wamuritse mwotangaza ubona ibintu tuza tunyura Bwana sifa ariko yes harari imvyango aravuga ngo niko chini ya mwamba juu ya yes abijya aravuze ngo ijambo ryawe nitabaza mwana ngo uri muri kiri intambwe z'ibirenge byanjye ijambo ryawe mwana niryo ryonyine rimpetiramo aho nyura naho kandagira Bwana sifi isi curumuje wicuraburindi mwumve ngicuraburindi abantu bagomeye Imana iri mu kiterisi umugongo hashira imyaka 400 hagati ya Maraki na Matayo imyaka 400 nukuvuga ngo nta muntu waririmbye nta korasi nta ngoma y'abambwe impu zose bazitaye hanze nta ngoma y'abambwe nuko nta korasi yaririmbye nta muntu nta kantu habakabuti imyaka 100 rikihirika ijya kabiri rikihirika irindi rikihirika imyaka 400 rirenza nta muntu uza ibyabaye muri ico gihe nukuvuga ngo muri isi karagahogera none ngo muri pariki ahingwe indubu ikicihene indama biravungana isi cy'umwijima wicuraburindi haleluya biri ravuga ngo mazigiye gikwiriye kigeze haleluya mazigiye gikwiriye kigeze ngo Imana yohereza umwana wayo
Mana yohereza umwana wa. Mana yohereza umwana wa. Mana yohereza umwana wa. Uwo mwana yarari he? Ibrahim ngo yamubonye afashwe nibihe. Baramuwe bamubwira ati vuma abantu turaguhemba, vuma. Ngo aravuga ati muhage barabaga. Bati muhagarara hangwaje mu nzira z'ibiharabuge. Haleluya! Ngo aravuga ngo ndamureba ariko su. Ngo namwitegereza ariko ntandi hafi. Nyenyeri ngo izakomoka muri urubyaro rwa Yakobo. Ha? Ni muno iyo nyenyeri izakomoka. Ya! Iyo nyenyeri nahanga izakomoka. Naha. Namika alindamiri bengeremuwe umujiwo mwayuda naye alitabiri yo. Bwana sifi. Ariko Mika yagazayire kwa mana yake. Ariko ibi by'ubu ngo mbonye inimero zawe ngo ndazivuga. Inimero abantu bose bafite uko no kwerekwa. Bini bikituba muba. Ngo Imana mbwiye inimero zawe z'itelefone. Imana ntizivuga amanimero. Imana ntiba mu makuru y'amanumero. Haleluya! Biravuga Bwana sifiwe. Ngo isi yubaho Uwiteka. Ngo abayituye bamutinye. Ngo yaravuze biraba. Ha? Ni gutazavuga. Hagari ngo yasize umwana aramanuka. Nyina rira muri alto, umwana muri soprano. Ngo amajwi ahurira mu isanzure. Ngo agenda umujumwe ngo asanga Imana mu rusengero rwayo rwera mu gitaramo cy'Isiyoni yo mu ijuru. Ngo arayikomanga. Haleluya! Imana Bwana sifiwe. Ngo Imana sinzi uko byagenze. Ngo iravuga rimwe. Hamatemba umugezi nubura cyatemba yaravuze ngo hindukira ahindukiye asanga uruzi rutare mu izindi zaremwe. Asanga uruzi rutazokama rudafite ikindi ngo rwari ruhande rw'umwana. Ngo arangize Hagari ngo araza Bwana sifiwe. Aravuga ngo indebeye n'ahantu. Ngo indebe imboneye n'aha kabisa. Ariko wamana uzubona wamana bavandi isi yimubona yacize umwijima bucura burindi. Haleluya! Icura umwijima ikivange kiraba abantu bacura abagore induri satumbi gegera abantu bambara ubusa abantu barasagatura baje ku mihanda bicora ibinyugunyugu intare bubu bakavuyo uyu mwijima wose muzamubona. Bwana sifiwe sa. Ya Haleluya! Yesaya aravuga Bwana sifiwe. Ngo dore ndenda guteguza intumwa yaje. Ni gute intumwa yaje izomeze Yesaya? Aravuga ngo iyo ntumwa yaje ngo izaba ari ijwi ry'urangurura mu butayu. Ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Imisozi n'utununga ngo nibibaya n'amataba bizoringanira. Haleluya! Ngo bizoringanira. Yaravuze Yohana umubatiza. Bwana sifiwe. Ngo bucye marayika araza ngo ahura na Mariya. Ha? Aramubwira ngo kubwo ubushobozi bw'Umwuka Wera uzotwara. Ngo aramubwira ko ntazi umugabo. Ngo Umwuka Wera azakuzaho ngo nakuvaho uzosigarana n'inda. Ugaboneka n'inda ugabuta umwana. Mariya nayumva yago anasomero. Ico gihe bavandi nta yerekwa ryariho, nta korasi zariho, nta kaseti yasokaga, nta overnight yabagaho. Isi yari abantu bari inyamaswa poto isi. Haleluya! Hashimwe Imana data wa twese. Yagambiriye kera kuducunguza umwana wayo. Hashimwe Imana data wa twese. Ya. Bwana sifiwe. Mariya atwaye inda ngo ajya gusura Elizabeth. Ngo bakiramukanya abana mu nda baramenyana
ngo barasimbagurika. Elizabeth ngo aravuga ngo ndinde kugendererwa na nyina w'umwami wanje we. Mariya ngo aravuga ngo ashimwe Imana data wa twese ngo yabonye ubukene bw'ubwoko bwayo n'ubw'umujakazi wayo jewe Mariya ngo ikabigiye kutubatura. Ngo arangize nyo turangiriza. Mariya ngo baja kuri resansema nyo turangirije. Ngo bagere kuri resansema ngo basanga amazu yuzuye kuko aravuye Galilaya iriya ruguru Nazareti. Aba bose bari shugushugu n'aba bose bankoye imiti, aba bose bifungishiye bari bashitekare bose ko bakabaye. Mariya yarakiri inyuma n'umuzigo Yosefu yamwihanganiye. Araza. Nta muntu wigeze abona umugore utwite ntabamugiriye impuhwe ntabamutekereje. Nta makuru bari bafite. Ukuri kw'Imana nta muntu wabonye Mariya ko atwite. Ni ikintu cyaza kibanyuraho ntibamenye ibihari. Ngo baraza bose bipanga amaloje n'amazu yose amafamiye yose araheka. Ngo asigara handi inyuma y'umurwa mu biraro by'inka. Ngo abantu basinziriye nimugoroba bataruriho. Ikintu cyantangaje ngo mu isi yabaye silence itarabaho. Bakecu iyi si yaracecetse ngo nye. Isi iraceceka ngo nye. Mbarahirira Imana nta mubu wagutse, nta nyoni yishaganyije, nta nguge yiko. Ibintu byose ngo byabaye muri garde-vous. Biraceceka, isi iraceceka, inzuzi zihagarika gusuma, ibintu byose ngo nimweze si cyuhiro ba. Usiku ulitulia, watu walitulia. Abatware baraceceka, ingabo ziraceceka, ingwe ziraceceka, intare ziraceceka, za rucamano ziraceceka, inguge ziraceceka, ibintu byose ngo ngo biratuza ntibamenye cyabaye. Ibindi bijiyo n'abami baragenda ntibamenya karenga bayoberwa ibyaba. Imana yarantangaje. Imana yakonye abantu zibamenya ko Nebukadineza baho imyaka 7. Ese niko byagenze yabya? Yesu wazugira gutya muri abagabo bazindutse saa 11 bavuye i Yerusalemu bari bagiye Mausi. Sinzi ukuntu Yesu azagira. Niba ruguherekana wazayerekana. Ngo yabanyuzo nti barabamenya ko ari. Ngo amagendana neza buroroha burira mu masaha moye mu masaha 2 karibu ku meza ngo amaze kugenda babona kumenya ko ari. None umuntu babonye avuka baka agakurana nabo kugeza ubwo bajana ijoro rikaba ntibamumenye Yesu. Sinzi ukuzu tugira Yesu. Niko tuzugira abantu Yesu. Hallelujah! Yes! Biravuga ngo kubanyembaraga ngo azayerekana nk'umunyembaraga. Kubanyantegekeya ngo akiyerekana nk'umunyantegekeya. Biravuga Bwana sifiwe. Ngo harabungeri bari kugikumba baragiraga umukumbi wa. Ngo baza bajibihe ngo byo guhinduranya bacunze amarembo. Hariya hafi yo kwa Bowazi na Rusi, hariya kwa Baniho. Ngo bari baturikije bakiri kwikombe baraho. Ngo batungurwa n'umuco mwinshi w'igitangaza. Haleluya! Kandi uwo muco ariko Yesu ni furaha yangu. Japendo kweli anaweza. Yesu ni gitangaza bavana. Uyesu tuwatuvuga. Uyesu tuwatuvuga tugirisha gutya. Yesu abaho. Haleluya! Yes! Iyo mabwira umuhungu witwa Sadu. Umuhinde. Ngo arasamura go kigirwa mana cyo mu Buhinde. Umunsi umwe ngo ageze ku ishuri ry'aba Presbyterienne ngo amusingiriza Nouveau Testament ngo arambura Matayo 11 aravuga ngo mwese abarushe n'abaremererewe ni muzi wanje nanje ndabaruhura. Ngo arataha baza sengwe se Buddha na Muhammad na Yesu n'induruta abandi ngo saramukanga cyane nabi. Ugira ubwenge nk'abandi bana we ibindi bikuzujamo. Hari uwo kugeza kuri Buddha ngo arambwira ngo ariko uko mpanumva ngo Yesu yaganje abandi bose yabahinduye ubusa. Ngo Yesu ni kirenga mu buzima bwanje.
ngo bukeye yaramubaza ati se waramutse gutaramubwira ngo ubu namukunze kuruta uko ejo nari imeze sinzi uko nabaye rwarangiye mu yandi magambo nanyuze muri sanse inike Yesu n'umwami wanjye bavandi Yesu n'umwami wanjye muzigituma ubu bukristo tugira butari bwo twahuye n'amakorari ntitwahuye na Yesu twahuye n'ibiterane ntitwahuye na Yesu twahuye n'amajwi ntitwahuye na Yesu ariko Pahoro we yahuye na Yesu ku giti cye haleluya Pahoro yahuye na Yesu yahuye n'umukutano yahuye na famiye yahuye na Yesu ngo baramukanze baramukanga arabananira ngo baramukanga bageza bahamagara banyirarume baraza baramukanga baramwentimida ngo bamubwira ivyo yibujije ngo ijoro rimwe aravuga ngo reka yiyahure ngo yicara muri salo ngo yitegera igikuta cyari imbere yiwe ngo atekereza ko mu masaha 10 ntakabuza yiyahura aho kugira ngo asubire inyuma arekuwo Yesu aravuga ngo ntakabuza haraboneka ikintu ngo agitumbiriye mu gisika ngo ubona ko cyasama ngo ubona umuntu wambaye imyenda yera w'umuco w'igitangaza ngo aramubwira ngo n'umwami Yesu aramubwira ngo kumurasadundi kumwe nawe ibihe byose bavandi Yesu Imana tuvuga ntabwo ari iryangombe Imana tuvuga ntabwo ari iryabingi haleluya Imana tuvuga iravuga irakora ibaho iragenda n'Imana nzima bana sifi kinjandangaje umunsi ngo yagiye kubwiriza mu Bwongereza nyuma simvuze ibindi birebire ngo arahagarara aravuga abagabo ngo baramureba abahanga n'abanyabwenge baramwitegereza ngo umwe arahaguruka aravuga ngo nakiriye umwami Yesu kandi ngo ntabwo ari amagambo yawe mpinduye kandi ngo sinawe mpinduye ariko ngo iruhande rwawe ngo mbonye ikindi kirenze ubwenge bwa muntu ngo ico nico kimpinduye aramubwira ngo biramaze niba Yesu ahuye nawe bavandi mu nzira z'abakristo mu buzima bwabo mu mibereho yabo ntabwo ari ijwi ryanje ribahindura ntabwo ari imbaraga zanje zibahindura imbaraga za Yesu ijwi rya Yesu n'izina rya Yesu rifite imbaraga zo kwinjira mu ngeso zigafata mbiri ibitekerezwa zikabikubita hasi muri iryo joro ry'umwijima w'icuraburindi muri iryo joro ryo kurindagira kwa muntu ngo haza itsinda ry'abamarayika batabarika ngo bari baje bahimbaza uruhinja rwari rwavutse ngo bahagarara mu isanzure abungeri ngo batungurwa n'umuco mwinshi cyane bungeri turabashe ibyo mwabonye rya joro igihe yavugaga shimwarure mashimwarure shimwawe wageze mwisi nibwo umuco wageze mwisi nibwo umuco wamuritse umurika mu mwijima nibwo umuco waje bavandi uzigituma uzumwamiza ufite ibyaha nuko utarahura n'umuco uzigituma wihagararaho nuko kiba mu mwijima w'icuraburindi ariko umunsi wohura na Yesu umunsi wohura n'umuco w'Imana nta kindi wobona bavandi takindi abantu bazabonye bahuye n'umuco w'Imana niki Yesu yavuze ubwo yaje gusezera abigishwa yarababwiye ngo uwo mwuka ukuri naza ngo azatsinda bisi abemeza ibyaha bya Yesu yaje bavandi Yesu yaravuze ngo vandi kuko ndi umunyabyaha Yesu naza tuzamenya ibyaha byacu Yesu naza tuzomenya intege nke zacu tuzi bitso tuvuga ngo umuriro watse timuzi gutandukanya gukorwaho n'amaranga mutima n'umwuka wera w'Imana umwuka wera w'Imana yose mbarakirira Imana nta munyantege nke ukandagira kwa tuti ariko igituma hari ikindi kitari umwuka twitaho n'umunebwe n'umunyantege nke ya wawe tu hano twese ngo nanje ngo ni muceceke ngo sinzi niki cyabaye nuko nikiyengera cy'abantu ariko Yesu ubwe yaje Yesu mwana w'Imana Yesu yaje umwana w'Imana haleluya Yesu yoza abavandi Yesu ubwiwe yohuruka hangaha Yesu mwana w'Imana
ndabarahiriye abantu benshi botaha babwera abandi botaha bagize bati botaha batinye kubera ko Yesu ni umucyo wo murika. Ubundi niki gituma abantu benshi banga ubutumwa bwiza bw'Imana bw'ukuri, nuko ari umucyo uzumurikiraho bikinze mu byumba by'umwijima, bagatekereza ko bibahishuye bagiye kugaragarira isi yose, bakabyanga banga ko ubutumwa bwiza bw'ukuri buvugirwaho batuye, kuko nitabaza zari mukiraho bari bagagaragara bambaye ubusa. Ariko kubakizwa ni imbaraga y'Imana. Yesu wizera wese gukizwa, yaba umuyuda yaba umugiriki yaba umunyamahanga. Ubutumwa bwiza bw'Imana ni imbaraga y'Imana, ni imbaraga z'Imana. Haleluya! Bibiri iravuga ngo abayuda bashaka ngo ibimenyetso, batiri mutubwire neza twumve ikindi kimenyetso, kora ikindi gitangaza. Ngo abagiriki bakavuga ngo navuga ibintu tutarumva n'undi muntu, navuga ibintu bisha tubone gukorwaho, twumve tubone kwemera. Ariko yageze hepfo Pawulo aravuga ngo bakijwe kuko Imana yabishatse, ngo Yesu ni Kristo w'Imana. Haleluya! Yesu ni Kristo bavandi. Yesu niwe mucyo wamurikiye umwijima. Yesu niwe mucyo wamuritse. Kabiri byayishuwe, Satani amaze kugoma ngo yoherezwa mu isi, ngo amareka bagara mu isanzure bararirimba baravuga ngo ole wa inchi na bahari shano mu isi no mu nyanja, ngo kuko umurezi wa bene data bamanukiye azi ko asigaje igihe gitoya, ngo bararirimba yagahinda. Satani arahangama mu isanzure amanuka ku isi, aramanuka je ni kuzimu. Satani arafurunganisha buzamahoro. Ariko Yesu amaze kuvuka, umucyo utangaje, baba marayika baragaruka bavuguruza itangazo rya mbere, baravuga ngo mu ijuru icubahiro k'ibikima, ngo no mu isi amahoro abe mubayi. Haleluya! Amahoro ya Yesu aganze mu mitima y'abubaha Imana. Bavandi, amahoro dufite sayo twigira nayo duhabwa na Yesu. Aya niyo mahoro, nuko mu mitima nta kintu turegwa n'Imana. Bibiri zivuga ngo niba nzaci imitima yakidukira urubanza, ngo turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana. Haleluya! Niba nzaci imitima yakidukira urubanza. Bwana sibi. Ya. Umucyo muri umwijima, uwo mucyo ni Yesu mwana w'Imana. Amaze ngo umurike muri isi barawanga. Babandi bose bambaye ubusa batawushaka, batiteguye, batifashe, barawanga, bararuha. Uzi ko inama yateranye y'Abayuda n'Abafarisayo baravuga ngo umuntu uzerura ko Yesu ari umwana w'Imana ngo azocibwa, ntibazomushingira, bazomuha kato. Ngo agere ku 9 muri Yohana ahumura impumyi. Siko bizima ngo arayihumura. Bamagara sati ngwina hano, umwana yahumutse gute? Ati mukuru ni mumwibarisi. Ngo yatinyaga ko yokwerura ko Yesu ari wamukishije, nukuvuga ngo Yesu bavandi. Yesu mureke mbabwire bavandi, nibuze ubona ugira intambara, mbarahirira Imana. Intambara muri isi nubwo twese tuvuga ngo turazifite, izambere ziba mu buzuye ijambo ry'Imana. Ubundi intambara sizuko nirabura, intambara sizubu bunini, intambara umuntu wese agira nizi ijambo ry'Imana yamize. Intambara zibaho. Haleluya! Nizi ijambo, kandi iryo jambo ni Yesu mwana w'Imana. Umugambi wa Satani ntego ye niki? Nukugukura muri ya jambo, nukugukura mu Yesu mwana w'Imana. Umusi Satani yo gukura mu ijambo ry'Imana, wozurara wiziguye, wozurara ntanuwo gukoraho, ntanuwo kugerageza, nta mpamvu nimwe baho bavandi. Satani yanga kubona ijambo ry'Imana rikiba. Satani yanga kubona aho Imana kiganje nahitwaye. Niki kiza kimwagara? Nuko mu mutima wa Mukristo niki kihaba. Paulo yaravuze ngo muzi ko muri rusengero rw'Imana mwuka wayo akaba muri mwe. Nukuvuga ngo mimi ni chombo cha Bwana ndani yangu muna mali. Mu mutima w'Umukristo
harimo Imana data n'umwana wawe n'umwuka wera. Hari abamarayika uduhumbagiza. Yo Bwana sifi. Muri byavuze ngo roho yangu ni mali ya Yesu. Maisha yangu ni mali ya Yesu. Kwa neema nimekombolewa. Haleluya! Huru toka zambi. Umukristo agahinduka ubuturo bw'Imana. Agahinduka urusengero rw'Imana. Icyo gihe umuntu azagira ngo ari kawushya gatoya no mu modoka arazagira ngo arahunyiza. Akababonye ibindi abandi batazababona. Akababonye Yosuwa, akababonye Samuel, akabona ijuru rikingutse, akumva indirimbo nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Intego ya Satani, intego ya Satani, intego ya Satani, intego ya Satani, intego y'utu message dupfuye nabi, intego ya TikTok nukuzimya igicaniro ngo basore Imana. Imana ni kuva mutazuso kuvugisha. Imana ni kuva mutazuso kukurwanya. Mwari mwabona umuntu udafite akabumbi bamuvuga muri stade. Uwo bakatse daso kuvugwa. Loje Mira Makanaki. Kasongo holololo. Helelele mpira unaenda kule. Uko kwa nani? Uko kwa Hezbollah. Kwa nani? Uko kwa wewe. Pera ngo bazovuge runaka igiye numugeraho bazamuvuga. Bavandi igiye cyose ugifite iby'agaciro bihenze. Satani zakwiruka kumanywa na nijoro. Ariko Bibiliya iravuga ngo yatangije umurimo mwiza muri twebwe ngo nizawurangiza. Haleluya! Yesu aravuga Bwana sifiwe. Ngo abo data yampaye ndabapfunyitse mu biganza byanje. Abo data yampaye ndabapfunyitse mu biganza byanje. Ngo ntawubasha kubavuvunuramo. Ngo kuko data wabampaye ngo arusha bose gukomera. Data wabampaye Bwana sifiwe. Arusha bose gukomera. Arusha bose gukomera. Yarende maze gushira Abafilisitiya bongeye kurema igitero kuri Samson. Bizima hari igitero cyaje. Nyuma yarende umukasi maze kunyuramo. Ngo yabwiye Delila wenyine ngo bonogosha no cogora kamera nk'abandi. Nigute bokugira ngo no cogora kamera nk'abandi. Ngo karamusinziriza nazanzara zimishito sinzi ko kamugize gutya. Kamwegeka yamaza n'icuma ngo harra ngo arangiza aramukangura ngo wahera Samson ngo ndiyarazi kuwiteka yamuretse. Haleluya! Ngo agira ngo arigendera kuko bisanzwe ngo yitaye hejuru ngo biranga. Bavandi iyi sinimara kugukura mu Imana, iyi sinimara kugukura mu cyagaciro izakureka uzoza wanda bukana. Iminwa izimera nk'umugore utwite uri umugabo ikagushishukana hano ntubumba amenyo ukazamugenda wasamye mu muhanda. Iyi Imana kuvuye musinzi kintu kiza kikubaho uza wambara ntuzuberwa uzuja kuramutsa abantu bakakwima ukuboko bazabangana kugusura ngo abantu barananga hano. Hamagara Yesu nagaruka abantu bazizana. Haleluya! Hamagara Yesu nagaruka. Iteka mwitangira ry'imirimo ye yarangabiye. Haleluya! Ngo iteka mwitangira ry'imirimo yarangabiye. Itangira ry'imirimo niki? Numunsi Imana itekereza kurema isi n'ijuru. Ngo itaragira ikikora itarakomeza mu bwero bw'isi. Ngo Imana itarakomeza mu bwero bw'isi. Ngo itarategeka amasoko y'inzuzi kutazakama. Ngo azahora ari kuri amazi kumanywa na nijoro. Nta pompi bayo, nta cyuma cy'abashinwa, nta essence bijyayo, nta ba electricité babayo, nta ba plombier babayo. Imana yayabwiye rimwe aratemba tuzorinda dupfa inzuzi zo mazitembe kugeza umunsi Yesu azogaruka. Ngo Imana itaragira ikivuga ivyo bitara ngo yabanje kugabira imfura yayo. Bwana sifiwe. Nibivuga ngo niwe fura mu byaremwe ngo kandi niwe fura no mukuzuka. Ese siko bimeze ba? Ngo niwe fura y'Imana ni nawe fura yayo. Ni fura yayo. Hari cyambo zari nezeza ngo Imana nigarura ifura yayo ngo izayigarurana n'abasinziriye muri Kristo Yesu. Izayigarurana n'abaguye muri Mongolia, n'abaguye Siberia no mu Minembwe, nabo kwigishirwa n'igakangara n'inyamurombwe. Ngo izabagarurana n'ifura yayo. Ngo kandi haleluya! Ngo ifura yayo nitunguka
ngo izatubwira ngo nituyihimbaze tuzahera ko dutera indirimbo izi turimbaza amatiku ntayimwe izokandagirayo ngo tuzahimbaza umukiza watuguza amaraso yiwe ya tuzahimbaza Yesu watuguza amaraso Yesu we izizahimbwe n'abafuayiste bagaza banywa icyayi cya mukarubanira inzu banyoye icyamata izizabahungu bafashwe nabi kwa baramu babo izindi zose nta nimwe izotunguka nizino z'amaranga mutima ngo zibacyangamusha ariko uwo munsi tuzaririmba indirimbo zo kunesha tuzavuga ngo ushimwe Mana waduhaye agakiza ku buntu haleluya ushimwe Mana waduhaye agakiza ku buntu ushimwe Mana waduhaye agakiza ku buntu ushimwe Mana waduhaye agakiza ku buntu ya tuzaririmbira umukiza watuguza amaraso ye ngo nibwo bakoranaga urukundo bazagira gute ngo bazahera ko bahimbaza umukiza waliyahudumu kwa pendo watamuhimidi milele babira makuru tamwanya tuzobona kureba ba mama na ba data wacu bashiki bacu n'abarumuna bacu tamwanya kubareba tuzobona tuba turi bize kandi tuba turi busiest nukuvuga ngo tuba dukipinze tuyokipe quelque part tuzotungurwa gusa no kureba inkovu zo mu rubavu tamwanya yo kwakura amaso tuzobona tamakuru y'abashiki bacu n'abarumuna bacu n'abakwe n'abaje n'abasibye abagiye kuzimu ntayazabayo nitamutambua yeye kwa harama za majeraha yake haleluya nitamutambua yeye kwa harama za majeraha yake ni Yesu tuzoreba ibindi byose bizoba bihangi tuzomureba Yesu tuzoreba Yesu ngo azazana icyubahiro gitangaje azazana n'umutwe w'ingabo haleluya abayuda bazazamuka ngo baririmbe nguruwera abanyamahanga tuzamuka tuvuge ngo agakiza nakicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana ngo bacungura Imana data ndimi n'amoko n'imiryango ngo bacunguje amaraso yo mu rubavu rwe ngo bazaba bamina abatware bazimana na Kristo ngo twinjire ijuru amaze habe yo guhimbaza umukiza Mana yo mu ijuru tuzoririmba ariko Mana yanje we cyo ginda vanga zose zanyapeya zo bazasiga ino abandi banze kubatenga inama ntiyobishaganya ariko uwo munsi bazoba basigaye tutenza ariko uratenze tuhagaritse ariko urahagaritse ndahiye Imana yampamagaye nuko batagutangaje umeze ariko urahagaritse ariko uratenze ariko urahagaritse haleluya Paulo yabwiye Timoteyo Bwana sifiwe aramubwira ngo dufatikanye nanje kwihanganira imibabaro ngo nkuko bikwiriye umusirikare wa Kristo ngo ntawakwandikwa kuba umusirikare ngo namara ishire mu bijuru ubugingo bwano ngo bakinejeje umwandike ku musirikare we wagana fara mubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ngo rucyahagaze rwanditse ikimenyetso ngo Uwiteka azabe ngo bavuga izina ry'Imana bava mu bidatunganye haleluya abavuga izina ry'Imana bava mu bidatunganye abavuga izina ry'Imana bava mu bidatunganye erega abantu barahagaritse Bwana sifiwe mutegereje ko abantu bazohagarikwa muri itoro ry'imperuka iri ry'amafamiye responsable nije unungirije ni madame umuhungu ni ushinzwe isadaka muramu wanje niwe secretary abazondenga ryari ariko mbarahirira Imana yarahagaritse haleluya amen Bwana sifiwe sa nijuru ryabera banesheje nijuru ry'ibitangaza ngo Uwiteka yarangabiye niki Imana yagabiye Yesu ntiyamufungiye kado ntiyamushiriyemo ishati ntiyamushiriyemo akamodokari ka Range Rover ntiyamubwiye ko azoja hanze ngo yamugabiye itorero haleluya amen Imana ngo yamigira gucya ngo
maze ngo irarengera. Igwa muzu yawe mana we ntarubanza ruzabatinda. Igwa muzu yawe mana we ntarubanza ruzabatinda. Hallelujah. Ben yararimbye aravuga ngo ninde bari guhobera umujinya w'Imana. Ese siko ba? Ngo ninde bari guhobera umujinya w'Imana. Yesu Kristo wa to ngo aritanga Yesu mwana w'Imana. Ngo yazamutse ameze nk'igisa ngo nk'imfizi yikoreye igisabo mu mahembe ngo ntiyaza asingizwa kwa kundi bisanzwe. Ngo yari yamaze kwambura umwana busiga muri shamure ya gatatu ngo yambara kamera kumugaragu w'Imana. Ngo aravogera agikandisi ngo aturutse isanzure ngo ahitasohoka amagambo avuga ngo niwe washiriweho kuba ikimenyetso cy'uwizera amaraso ye. Ngo byateye Imana kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe cyose uko cyakabaye. Niwe muhuza w'Imana n'abantu, niwe shusho y'Imana itaboneka. Hallelujah! Niwe muhuza w'Imana n'abantu. Tatemeye kuja hanze iba muri Bibiliya. Tatemeye umugore wabyaye iba muri Bibiliya. Nta makuru yahafashwe n'ahananiranye iba muri Bibiliya. Bibiliya ni amakuru ya Yesu gusa. Nta makuru ya Yesu gusa ntayandi abamubava. Ibindi muzamuvuga muzamubikura he? Ngo kuzuza amatafari ngo dusome igipande cyo kuzuza. Ntacyo kibaho. Aha naho duteranira ariko hasi urusengero. Aha naho duteranira. Siko kuri ba? Ariko hasi urusengero. Urusengero ni iki? Urusengero ni ikindi kitazagera mu intontwe. Nta magufa azajayo, nta mabuye yitorosha zakandagira. Nahandi hejejwe hararinzwe n'inkota y'Imana. Nahandi yazigamwe. Hallelujah! Ariko Mana yaje we. Igwa muzu yawe mana we ntarubanza ruzabatinda. Igwa muzu yawe mana we ntarubanza ruzabatinda. Wana sifiwe. Bibiri inavuga ngo mu ijuru Yesu yari gitangaza. Siko mese ngo yaramwaga kumanywa izuba ryaho ndiriza rirenga ngo bakamuramya muri soprano na alto. Abaserafi bahanyura ibinyabugingo bikahanyura. Amakerubi yatambuka ibinyabuzima ngo bikikubita hasi. Yesu yasize ubwiza mu ijuru. Nimbozi zagahozo azamwe. Hallelujah! Amen. Bana sifiwe. Bavandi ninduza imyonga, ninduza amataba, ninduza amahwa, ninduzi ibibaya. Yesu yanyuze amagushaka. Ngo baravuze ngo sinkora mbona ni iki kurimwa amaraso. Uyu mugezi w'urugende rw'urugete rw'amaraso amwe yavuze nanda ryamiranye nayambe. Ngo Yesu azamura ikiganza aravuga ngo nayanje. Ngo byagenze bitaravuga ngo nanyuzaho shaka mwene data wari warazimiye. Nanyuzaho ngenda shaka bari barazimiye. Bibiri iravuga ngo abone intama yisubiza ku bitugu. Hallelujah! Ngo ayigarura mu nzira. Ayigarura mu nzira Yesu arayigarura. Bibiri iravuga ngo akuraho rwa rusika rwari hagati. Ngo amaze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba ngo atunga n'Imana. Aratuzana Yesu aba please. Aratuzana aduhuza n'Imana. Titwaba akaregeya titwabingurukira. Ngo atwinjiza muri yo aradutekera turafitinga mwene nane. Tuzoja mu ijuru kuri kw'Imana.
ndahiye Imana yampamagaye tuzi tuducenga abantu barimo muri iyi si n'utwani musigare neza itorero ko riraje ubwame ku Mana yawe kandi riri hafi. Haleluya! Ashize imyaka myinshi ngo wabaye gitaramo ku karwa ka Patimo cyari kiyobowe na president w'abayumbe bicogiye yitwaga Prince de Leke w'umuyahudi ngo barakorana bavuye i Burayi no muri Aziya Afrika imihingo y'isi ngo baje kubaza Yesu ngo ese niki cyatumye utagaruka mwana ko watubwiye ngo iki nikiba niki kigutindije ngo babona ko ijuru rikinguka ngo barangiza Yesu ngo ahagaze mu bwami bwo mu ijuru ngo yaramaze kwambara byose ngo yarateye intambwe ngo akiyafunga igipeso cyanyu ngo barabwe ngo kuriya mu mubonye ngo ari hafi kuza ngo barataha babwira abantu ngo ni muwe maso ngo mumbere nk'abagaragu bategereje shebuja hazose ngo mugiye tudategereza. Haleluya! Mugiye tudatekereza Yesu azaza kwa saa tusiyo izani mwana wa Adamu atarudi mugiye tudatekereza Yesu azagaruka azosanga abantu madeni y'abandi muza mwishura amafaranga y'abandi mureke kugura amakoti maze mureke kugura amashati mwishura ifaranga z'abandi ntimukaza muririra madeni y'abandi mwanze mwishure Yesu karaza mwanze muve muri byo Yesu karaza. Ariko Yesu Bwana sifi Imana Bwana sifi marantange ngo imuhereza ihereza Yesu itorero. Bibiri iravuga ngo yari umunezero w'Imana ngo yari ibyishimo byayo ariko ngo bineza neza bya Yesu ngo kwari kuzabana n'umwana w'umuntu. Siko bimeze ba. Haleluya! Abatambyi ngo bazindukana ihene n'intama ntibyakunda bazindukana amariza n'ivu ry'inkaziriza ntibyakunda. Bibiri iravuga Melkisedeki araje kandi n'ukuri kw'Imana Melkisedeki aragarutse kandi Melkisedeki wanazi umwanditsi yaravuze ngo ariko twebweho abantu ngo ituro ryacu turihereza ngo abazapfa muri iki gihe cyacu niko yavuze iki apana icyakera ngo muri iki gihe cyacu ituro ryacu ngo turihereza icyacumi cyacu ngo tugihereza abazapfa ariko Ibrahimu we ngo yagihaye uhoraho iteka ryose ngo ntagira itangiriro ryo kubaho n'iryo gupfa ntagira abasekuru n'abasekuruza ngo ahoraho ibihe byose ahozeho ni uriho shira nk'ibihe byacu ahoraho ariko Yesu Bwana sifi ariko Yesu arantangaje abantu b'Imana ariko Yesu we Yuda ngo yamubonye bararanye muri campus bakaja ituru zo kuja imbere n'inyuma muzi ko tukirara ku kirago cyagaza gikonje tukaje ibihe byo kuja imbere n'inyuma no hagati niko Yuda byagenze umwe akoze isahani undi akavoma bakarya ibishimbo mwanyina na Yesu bakageza kuri made y'ineshine harya munsi ku isahani neza bagakokomba bose umutsi mugashira bakongeza imboga ngo bucyo bafata Yesu ngo arabambwa Yuda ngo ararakara cyane ariko abantu babiduturanye grafrere niwe wenyine niki yabakoze abahungu babo ndi bari mu kumena amazu hano ndi bari mu gukora birukwanka ko batabakozeho niki yabakoze ni gute byagenze bini abantu babiduturanya aha iyo mbimenya tuba twarimutse kare kose ngo akiri muri ayo mawazo ngo aba igishitsi aha yareba n'amaso kumusaraba Yesu abantu ngo abigishitsi isiraturika ibitare birasagurika igituma mubona amabuye y'amatafari nuko Yesu yayatigishe ku musaraba naho ubundi isi yari ifite ibuye rimwe ry'urutare Yesu ngo abambwe arameneka ariyasa arivangura udusenyi turaza n'amanini n'amato nayo gutera intogaraza nuko Yesu yari yabambwe ari hari wayagabanije ngo arabambwe aratigita yose aratigita gusa aratigita ibitare birameneka imisozi iranyeganyega indi iratenguka Afrika na Amerika biritandukanya iriya golfe muzamubona iriya nta kintu uzamubona cy'inkokora kiba muri Afrika kiba narihembere muri Amerika y'epfo no kuvuga ngo byari bicomekeranye Yesu yarabambwe iriyasa amazi aje hagati ibintu biranga ngo Yuda aravuga ngo yebaba we Imana ngo yabaye mwama amasina bimenyawe Mana yaraye mwacu sinamenya makuru mama yonkeje Imana ngo akiri muri ako kanya Bwana sifi ngo habo mwijima utarigeze kuba kwisi yaba zuba rirahunga inyenyeri zirahunga ukwezi kurahunga ngo byanze kumurika wabiremye yambaye busa
ngo bari bamwambitse ubusuko nyina yamuremye ngo bihunze umusirikare w'umuroma yamiriza mu mwijima aravuga ngo nukuri yari umwana w'Imana ngo Yuda yongera kuvuga ngo ye baba we namenyereye Imana yabaye mwacu sinabi nararanye n'Imana sinabimenya we bavandi tuzamenya Yesu ryari tuzayishurirwa Imana yambaye umubiri ryari haleluya sugushidikanya ubwiri bw'Imana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri ngo ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka Bwana sifi cyarantangaje Bwana sifi bitangaza bitarabaho Yesu ariko Yesu kameme ariko Yesu ni gitangaza none iriya ni gitangaza kitabaho inoga ihene zari zyazifa ngo arangize zaburi yarari muri Dawidi yarari muri zaburi z'amazamuka wisemba na shigiyonote amarebe n'umicecetse n'imbaraga zo mu gatondo ngo yaratangiye kuzatsa Dawidi ese niko harya twarebabwirana ubushize imbaraga zo mu gatondo ngo bagazayicuranga guhera 6 ngo bakageza saa 3 kime cyane nyuma gitambutse ngo bakaririmba inome rimwe mu gushimisha bakavuga ngo uruwera mwami Imana yacu ngo kare mu gitondo tukuririmbire ngo tukuramye mwami wahozeho kera ngo uriho kandi uzahoraho ngo kugeza igihe ikime cyose gishirira ku misozi ngo Dawudi akaraga umurya 2-3 ngo ahitarangiza Yesu ko yegera se haleluya amen ngo aravuga ngo data ngo ibitambo n'amaturo nti wabyishimiye ngo witeguye umubiri wanje ifu n'impeke ntabwo byigeze bigukoraho amen ngo nicyo cyatumye mvuga ngo ndaje mu muzingo w'igitabo ngo soze iby'amategeko yananiwe gukora ku bw'intege zayo ngo Yesu abisohoza mu mubiri we Yesu ntiyinjije wahera n'amaraso y'ihene n'ay'intama tiyakurubanye ihene y'abandi tiyaremye gatatu ngo agure ntiyaranguye mu rugezi Yesu Kristo abandi ngo bajanaga ihene we ngo yarijanye agenda yikurura wenyine ngo ajana umubiri we abandi ngo binjiye mu gahema kari mu kiyaya gafite amahangwane hantu umusenyi abantu batokoraga ngo ndinjira muri ihema ry'abambwe n'abantu ngo yinjira mu ihema ryo mwijuru tiyicara iruhande rwa yantebe ngo yicara iburyo bwa se ngo aduhindukire umutambyi w'ibihe n'ibihe haleluya bavandi nta muntu uzoturega kuri Yesu taza yumva amabwire tibazamubwira ngo nje ndamwanga ngo nje sinza mukozwa n'ibyanyu mbarahiye Imana ngo nje ndaza mfasha turagufasha urikimuga ngo njewe ngo nukuri kw'Imana nta mabwire Yesu azayumva Yesu ndaza yumva amabwire biravuga ngo bana batoya ntimugakora icyaha ariko ngo nihagira ukora icyaha muri mwe ngo mumenye ko dufite umurengezi kuri data wa twese haleluya amen dufite umurengezi umuri byaravuze ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu uvugira ngo numukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo ngo menya yuko izina ryanje riri mu mutima we ngo ubwo mvugira nta mwanzi wagira gute we amen bavandi Yesu n'umunyembabazi hari amasengesho azararanzira hari amasengesho buryo bwinshi hari amasengesho usengesa akabwira ngo uzogusubiza ejo bundi ihangane tegereza imyaka 5, 6, 8 wosengera ifaranga ukazozibona imyaka 50 cyangwa ugafuta zibonye wosengera kuja hanze abandi bakagaruka sinzi ibintu ariko habisengesho bitazariraranzira habisengesho Yesu yashize hariya uruga kurayikare ngo ushaka niyinjire ni mwirembo ry'imbabazi ngo yimubwiye ngo mbabarira mwami Yesu ngo azavuga ngo uzahondi sinzomwirukana ngo kuko ndi umunyembabazi ngo Yesu ahita mwakira kamubabarira ko kandi ngo agahinduka icyaremwe gisha kiri muri Kristo Yesu Bwana asifiwe waliona Yesu ni matajiri utajiri wao hauna mwisho Yesu numuhanga guhindura amateka no kweza Yesu azanagura ibyaha bikibagirana burundu nigeze mbabwira agatabo ka Osborne kitwa ngo ni mifano iliyo hai narakababwiye aravuga umugabo w'umukirera afite abakozi babiri mu nzu umwe ngo akaza koropa mu nzu agakora isuku undi ngo agakupa ibyatsi hanze muri jardin ngo akagira kupe noneho wa undi wagira kupe hanze ngo inkoko yashebuja ngo iyo gusimba ayikata ijose umugenzi we ngo aramubona ati inkoko y'abandi ndabivuga ati nyabuna utanicira akazi urabona nzotunga urugo gute ati kugira ngo ubabarire uzukoropa mu nzu ukupe no hanze sawa mugenzi we ngo akamaza akamafungura televiziyo hariya gusa Manchester na Liverpool kugeza tashi mugenzi we ngo yatinda akamubwira ati wibuke inkoko y'abandi ngo akamagaruka undi munsi yatinda ati wibuke inkoko y'abandi ngo agahita agaruka aravuga ati
nzoza ngo tuzi tubiri mugenzi wanje ahembwe ibi nibiki ngo ateganyira inkoko atashe kwirembo ngo namubwira ngo mbabare niba unicu nice nishi inkoko none umbabarire ngo aramubwira ngo nararushe mugenzi wanje yari amaze ukundaza akora azahembwe ngo aramubwira ati niwe wivuniye gusa n'umutunzi n'umutunzi akana k'inkoko aramubwira ngo ugenda ndakubabare ngo bukeye mu gitondo araza ngo akora akazi ke mugenzi we aramubwira ngo wibuke inkoko ngo aramubwira ngo inkoko yatakaje agaciro ngo nibonaniye na nyirayo rwararangiye bavandi inkoko zatakaje agaciro twibonaniye na Yesu inkoko zatakaje agaciro hano hanze hari abantu bazavuga ngo yigeze kunywa kanyanga nibonaniye na Yesu akanyanga kataye agaciro ngo ejo bundi yari yagize gutya ngo audio yarasohotse twibonaniye na databuja audio zataye haleluya yes yabitesheje agaciro abihanaguza amaraso ye sinza kureba n'igitsure umunyembabazi sinzarakarite haleluya amen bwana sefu bibiri navuga ngo akuraho urwandiko rw'imihango rwaturegaga ariko Yesu ngo rwadondaguraga impamvu nyinshi zotuma tudakizwa tutegera Imana tutoba abana b'Imana ngo arudukurishaho kubambwa ku musaraba ngo afata bafite ubutware n'ubushobozi ngo abivuga hejuru kubw'umusaraba Hashimwe Yesu. Hashimwe Yesu watsinze urupfu na kuzimu. Hashimwe Yesu watsinze urupfu na kuzimu. Hashimwe Yesu watsinze urupfu na kuzimu. Haleluya. Hashimwe Yesu waduhuje n'Imana. 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 Yes. Bwana sifiwe. Yesu ari mwisi bavandi niwe mucyo wavuye ku Mana. Niwe mucyo wamurikiye mu mwijima w'icura burindi. Imirase y'umucyo yageze muri Aziya. Yageze muri Amerika y'Epfo. Imirase y'umucyo yageze ruguru wakira randa gatana. Iramanuka basedo bazana ko gatoroshi barakamanukana bagahurukana mu nyanja. Barakata mu mashamba baramanuka barapfa bararibwa n'intara abandi inzoka zirabakoma. Ngo abanyuma bari basigaye banditse urwandiko ruhuruka muri Sweden rumaze amezi 7. Ngo baravuga ngo turapfuye ngo muzohereze n'abandi ngo bazaze bapfe ngo kugeza kano karere gahindukira umwami Yesu baramanuka ngo bagere hariya mu mushasha babi umwe arapfa none undi afeje wa gatatu agiye gupfa asigaye yanditse urwandiko rushira ku mutima ahimba yandirimbo turirimba ngo shamba la Mungu limeiva litayari sasa kuvuna. Bwana Yesu twakuomba watume watenda kazi. Haleluya. Amen. Wakusanye miganda yote kwani Yesu. Ya Bwana sifiwe. Babandi. Yesu yaranesheje. Yesu. Niyo mucyo. Tawo ni mucyo kugaragariza ibyubamo n'ibyuzuraramo. Tawo kubwira ibyuzukora n'amaherezo yaje. Keretse uwo mucyo wamurikiye umutima n'ubugingo bwawe. Imana idufashe. Amen.